ufashe Mana singere ntakaza courage. Yego. Ntitwigere dutakaza, ntidugacika intege, ntidutakaze courage. Inzira z'Imana ejo imbere yacu ni heza. Nta kure hariho Imana itakuvana, kandi nta kure hariho Imana itakugeza. Yego. Iki gitondo nongeye kandi kugusangiza, dusangira nawe aya mateka ya Yefuta, kugira ngo gusubizemo imbaraga aho Yefuta yageze hose. Igihe cyarageze Yefuta aratabarwa, ntiyigeze acika intege, ngo agire intege nke, ahubwo yakomeje kuba umunyembaraga. Amen. Ikindi cyamuranze yabaye inyangamugayo. Abanyangamugayo muri situation yari arimo uko yari imeze kose, yakomeje kuba integre. Yego. Yanga umugayo. Ari indirimbo nyobora paruwasi mwari baranga korari igiririmba korari Tabaza. Ivuga ngo bangaga ngo umugayo, ngo kubera ko bari bazi ko ari abajya mu ijuru. Amen. Kumenya ko dufite urugendo rwacu rutuganisha mu bwami bw'Imana. Yego. Kumenya kandi ko turi mu isi irimo imigayo myinshi. Nagira ngo ikinyabupfura cyongere kandi kigaruke ku muntu w'Imana n'ababa hano muri nibature cyane kwanga umugayo. Yego. Yewe abe no hariya no mu gitabo cya Timoteyo adavuga ngo umuntu ngo wifuza kuba umwepiskopi ngo azaba yifuje umurimo mwiza, ariko hakabaho kondisiyo ya mbere igibanzira izindi zose, iravuga ngo abe ngo inyangamugayo. Icya kabiri, icya gatatu, Yefuta yari azi kwitanga. Yego. Kwitanga, akitangira bene wabo, akitangira abo boroheje. Yitangira boroheje, yitangira izo mbuguzi. Yego. Yefuta yagiraga karite yo kumenya, yagiraga indangagaciro yo kumenya kwitanga. Hariho indi ndangagaciro Yefuta yari afite, ngo yakunda, nubwo yari muri iyo situation aho hantu habi hakomeye gutya, yakundaga igihugu. Yego. Agakunda igihugu. Natwe dufite igihugu, ariko dufite n'igihugu cy'ijuru twongera kandi gukunda bundi bushya, twongera tukagikumbura, tukagikorera. Ibyo bizatuma Imana yacu idukwingurira imiryango ikize. Amen. Ikindi Yefuta Bibiliya yavuze ngo yarumviraga. Yego. Abasaza baje kumureba bamutekerereza ibyo byose, nubwo yabonye ko bari bamukeneye, ariko ngo arabumvira. Yego. Yari obeyisa, yagiraga karite, indangagaciro yo kumvira. Yego. Kumvira utagamika ijosi bituma Imana ikugarukaho. Narebye n'indangagaciro hano Bibiliya yavuze ngo yakundaga umurimo. Yego. Akiririya mu mbuguzi yarakoraga ngo agaruke aba umukozi w'igitangaza. Gukunda umurimo, gukunda akazi, kutaba umunebwe, ibyo bituma mu nzira zimwe ndetse n'izindi Imana ishobora kugukingurira ibyo yateganije ko ugomba kubamo. Ariko kandi Yefuta ngo yari azi no guca bugufi. Yego. Amen. Amen. Guca bugufi ni imwe mu nzira Imana ijya inyuzamo umuntu kugira ngo ashyirwe hejuru. Uwishyira hejuru ararimbuka, bibanzirizwa no kurimbuka no gucishwa bugufi, ariko ngo guca bugufi ngo bizamura ubwoko. Yego. Nubwo yageze mu bisubizo ntigeze abakandagira, ahubwo yakomeje kugira umutima wo guca bugufi. Soza, hari ibihe
birindwi navuze sorezamwo Yefuta byamugaragayeho. Yego. Ngo umwuka w'Uwiteka yahoraga ngo amuzaho cyane. Imana ishimwe. Ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka uduhugura, ni umwuka utubwira beza, ni umwuka udusiga. Umwuka w'Imana ngo wahoraga umuzaho cyane cyane. Yefuta ngo yabanaga n'umwuka w'Imana. Amen. Turi mu bihe tuganisha mu minsi 40 Yesu atwiyereka tujya muri Pentekote, ariko ntabwo tuzi umwuka wera kubera ko tujya muri Pentekote gusa, abana natwe. Habe n'ubundi icyatumye Esiteri aba mwiza aba indoni hariya kwa Serusi, nuko Esiteri ngo yari yarahisemo ngo yabanaga na Hegayi, kandi Hegayi yari igisobanuro cy'umwuka wera. Icyo amenya kandi ko urugamba arimo mu bihera arimo, yamenye neza ko urugamba atari urwe ngo yikubite ku mutima, ahubwo yamenye ko urugamba ari urw'Uwiteka. Yego. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo akajya ahiga imihigo. We nanjye gutinda gatoya ahantu duhiga imihigo myinshi, kandi hari ibyo tujya dukora imirimo dufasha. Twatangiye muri 2 dufasha abantu b'ibibembe, twafasha abanyamirembe, twafashije twagiye dufasha abapfakazi, imfubyi. Ndibuka Minervari, ndibuka amakayi twaguze, ndibuka hariya mu Marango école primaire, ndibuka ya mirimo yose, ndibuka na hariya ahantu hose. Ariko hari n'imihigo abantu bagiye bahiga. Reka mabwire ngo ikijyatuma Imana yongera kandi kutugaruka ni no guhigura n'imihigo twahize. Yefuta ngo arahiga aravuga ngo nuntabara ikizatunguka imbere yanjye yose nzagihigurira Uwiteka. Amen. Umukobwa araza nubwo byari bikomeye aramuhigura. Yego. No gukiranuka, agakiranuka mu muhigo, agakiranuka mu byo yahize, agakiranuka mu guhigura. Yego. Bibiliya yavuze kandi ngo muri ibyo bihe 7 Yefuta ngo yagize imbaraga nyinshi, azigira nyinshi ku byamuhagurukira byose. Umurongo wa 32 ngo atsinda Abamoni n'Abamowabu, ngo agira imbaraga zidasanzwe. Yego. Ndetse ngo n'umuryango we ukajya umwumvira, n'iyindi miryango ikamwumvira. Umurongo ku gice cya 12 umurongo wa 1 uzasanga irindi jambo rivuga ko Yefuta ngo yamenye no gukemura ibibazo. Amen. Agakemura ibibazo byaba ibyo mu rugo rwe ndetse n'ibibazo by'Abisirayeli muri rusange. Yego. Imana iduha umugisha. Nta kure hariho Imana itavana abantu, kandi nta kure hariho Imana itageza abantu. Imana yacu irakingura ibyo tubona ko bikinze bidafite igisubizo, haracyariho Imana. Amen. Iracyafite igisubizo cya byose. Amen. Mugire umunsi mwiza. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Mwami Yesu twongeye